ntago kubona ubugingo buhoraho umuntu azaba atomboye. Biravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Twahindutse ibishongero by'Amarika n'iby'abisi. Bizageza ryari? Bazajya baduha amavuna n'amavugurura buri munsi, haze n'abandi. Ikibazo uri mu gutekereza iherezo ryawe. Aha abantu benshi bazagwa mu itorero ry'ukuri Imana yari yaratanzemo imbaraga n'ubutumwa buzima, ariko kubwo kwanga imiburo. Ikintu cyose TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Sashimwe, muzamura ikiganza cy'iburyo. Haleluya, haleluya. Mpagaze imbere yanyu ntabarusha ubwenge, ahubwo mpagaze nk'umuntu Imana itoranije kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dukurikije imiterere y'iminota dufite. Ndagerageza kuyikoresha neza, ariko ndashimira abaririmbyi baba abababanjirije ndetse n'abakurikiye. Aya makorari yombi yakoze kudukarabya, ariko ntabwo ari muri bwa buryo ngo yagenje ate. Ntabwo mvuze ngo yamukarabije, ahubwo baradukarabije kugira ngo tuze ku meza y'umwami. Nk'uko rero umuyobozi wa gahunda yabivuze, amazina yanjye nitwa Mutabaruka Samuel, nkomotse ku Kagugu mu ntara ya Kacyiru. Ndi umuvugabutumwa mu itorero, nkaba ndi n'umwe mu bayobozi b'itorero ryaho. Mu yandi magambo, ndi hano kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Ndubatse rero, mfite umugore n'abana 4. Ntabwo bose ndi bubarondore. Umwe yitwa Karuvari Byeneme, undi yitwa Nshimiyimana Boneri Paseri, undi yitwa Uwineza Onete, undi yitwa Mugisha Gisa Gilbert. Abo bana bose nabanjye. Uheruka kwibere afite imyaka 8. Ntumbaze ngo imfura ifite ngahe. Icyo nzi cyo nuko abantu bicaye imbere yanjye nemerewe kubahanura, kuko murumva ko ntabwo ndi umwana. Sashimwe, murumva ntemerewe guhanura abantu bakuru nanjye. Aha, tugiye kwigana isomo rigufi rivuga hariya. Tugiye kurebera hamwe amateka n'amakuru yanditse muri Bibiliya mu gice cyaho cya 2 cy'igitabo cya Esiteri. Niyo magambo tugiye kurebera hamwe, ariko uyu munsi nayahaye umutwe uvuga ngo ubugingo buhoraho si tombora. Ubugingo buhoraho si tombora. Impamvu ubugingo buhoraho atari tombora cyangwa kubona ubugingo buhoraho bidasaba ko umuntu yagiye yiyamamaje cyangwa se yakorewe, sibwo nabyita ngo iki. Hari ibyitwaga Elcave, hari ibyitwaga imurikagurisha umuntu, hari ibyitwa urusimbi, hari ibyitwa akazungu. Uko wabyita kose, na babandi bacanga amakarita yarangiza akakubwira ati toraha, ugatora hatariho. Ntago ubugingo buhoraho babushakira muri ibyo ngibyo bijyanye no gutombora. Ntago kubona ubugingo buhoraho umuntu azaba atomboye. Biravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Amaso dusenge. Nyagasani Mana mubyeyi wacu udukunda cyane, izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Aya masaha arakomeye, Satani ashobora kutuvangira uramutse utatubereye maso. Tuguhaye karibu muri aya materaniro. Ikindi nanjye ndagusaba kutakuvangira, ngo icyo ushaka ko mbwira aba bantu aba ari cyo kibageraho. Mwuka wera w'Imana akora ibitangaza aha hantu mu izina rya Yesu. Ngira ngo umuntu uri muri aya materaniro wese araza gukurikirana. Habayeho umwami witwaga Ahasuwerusi. Ayo mateka n'ayo makuru yanditse mu gice cya 1 cya Esiteri. Tugiye kuganira ibintu byanditse mu gice cya 2, ariko
ndibanda cyane nako ndabanza mpere ku byanditse mu gice cya mbere, abandika mwandike. Habayeho umwami witwaga Ahasuwerusi wategekaga ibihugu 127 by'Ubumedi n'Ubuperesi, aho ni mu Budage, muraza kubisoma mu gice cya mbere cya Esiteri. Noneho umunsi umwe atumira abatware ndetse n'ibikomangoma, bagombaga kumara iminsi 180, ariko yamaze iminsi 180 arya anywa anezerewe, amurika ibyiza yari afite mu gihugu. Yamurikaga intwaro, yamurikaga abagore beza, yamurikaga abakobwa, yamurikaga abanyamashuri, amara iminsi 180 ari muri icyo gikorwa. Nuko birangiye yatumira abatware n'ibikomangoma, bahurira ku murwa mukuru ahitwa Ishushani, ho bahamaze iminsi 7. Icyo gihe bari bafite insanganyamatsiko yo kwishimira ibyiza byagezweho, maze ku munsi wa 7 atumira abagaragu 7, arababwira ati nimumpamagarire umugore wanjye nkunda cyane witwa Vashiti. Mwakwizeye ibintu ndi kubabwira, naba nakubeshye ukaza kubisoma ugeze mu rugo. Tugira itegeko muri Jiya rivuga ngo kwitegereza uwo tuvugana. Umuntu wese arebe hano ku ruhimbi, ndabimusabye niba ari mwene data. Yesu ashimwe. Ntabwo nabeshyera ku ruhimbi, ariko mbabarira untega amatwi. Utaza gushiduka ugasoroma ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, bikaza kurangira ucyuye umwako. Muri buri teraniro iryo ari ryo ryose, iyo umuntu atabaye maso arikuramo imbwa yiruka. Ibyo ni ukuri kwanditse mu byanditswe byera. Pawulo yarabyanditse yandikira itorero ry'i Korinto, arababwira ati kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi tugahinduka impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo bibera mu materaniro, umuntu ashobora kuyakuramo umugisha cyangwa se umuvumo. Ntega amatwi, ndabigusabye mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura, kandi itorero muri abantu bubaha Imana kandi mwazanywe no kuramya Imana. Munyemerere nkomeze. Nuko nabonaga abantu basa n'abahugiranye. We wandika isomo, nitugera mu rugo urarisubiramo, ariko ukurikirana aya mateka atagira akagucaho ugasanga urahombye. Ngarutse aho narindi. Noneho Ahasuwerusi atekesha ibyo kurya. Bamaze iminsi 7 barya bavuyaraye. Ku munsi wa 7 niho yagombaga kuvuga ijambo nyamukuru ritumye icyo gikorwa kimara iminsi 180 yose abantu bari ibwami. Bamaze iminsi 7, ubundi abandi bari batuye hafi bari baramaze iminsi 180 bari muri ibyo birori. Ikintu gitangaje, reka rero bamaze kurya, bamaze kuvuyarara, ijambo ry'ibwami rikenewe, nako ijambo ry'umwami rikenewe, barangije urumva bari bariye, byose byari byarangiye, amasaha yari nk'aya ngaya, kandi aribwo ibyo bihe bamazemo iminsi 2 burangire. Bitegetswe ko bari buze gusubira mu bihugu bagiye bakomokamo uko ari 127. Biza kurangira umwami bamubwiye bati tubwira ijambo wadutumirije. Atuma abagaragu 7 bari abaziritsi, bari abantu ba hafi aho ngaho, ngo bagende bahamagaze umwami kazi witwaga Vashiti, ngo naze yambaye ikamba ry'ubwami. Icyo gihe ngo kwari ukugira ngo abagaragarize umugore yashatse yuko ari mwiza ndetse ari ikizungereza. Nyamara abantu bajya babwiriza ko Ahasuwerusi yatumije Vashiti ngo naze yambaye ubusa. Ibyo ntabwo ari byo byanditse muri Bibiliya, ni amagambo abantu bagiye bafata, ariko ntabwo umwami yahamagaje umugore we ngo aze yambaye ubusa, ahubwo muri Bibiliya haranditse ngo yaramuhamagaje ngo naze yambaye ikamba ry'ubwami. Kwari ukugira ngo yiyubahishe, yiheshe ishema. Ibindi byose yari yabimuritse keretse umugore we. Icyo yakoze, umwami kazi witwaga Vashiti, abagaragu bamaze kumukoza ibyo umwami yamubwiye, barangije arabasubiza ati mugende mubwire umwami kazi ko ntaza. Maze umwami ararimarima, areba hirya arashwarwa. Ibikomangoma biramubwira biti mwami nyagasani, ikigaragara cy'iwawe uri inganzwa, tuguhitishijemo ibintu 2.
niba ushaka kuyobora abamedi n'abaperesi biragusaba kuba umugabo uzi gufata ibyemezo iwawe mu rugo. nta kuntu umugore yaba agusuzuguriye imbere yacu ngo abacu bazatwubahe turi ibikomangoma. baramubwira bati rero hitamo, niba ugikomeza gukunda umugore wawe Vashiti w'umunyagasuzuguro, va ku bwami dushyireho umwami wategeka urugo rwe. niba kandi ushaka ingoma ukaba ushaka kuyigumaho, umugore wawe aruruvamo, widusuzuguza abagore twashatse. umwami ayunguruye ubwenge biba ngombwa yuko afata umwanzuro, ariko umwanzuro wo guhubuka aho kugira ngo ahari ingoma, arangije yemera ko birukana umugore we Vashiti. icyo gihe igikomangoma cyandika urwandiko, arangije umwami urwo rwandiko ruteraho kashi. ibikomangoma byavuye i Shushani uwo munsi bisubiye mu gihugu cyaryo, umwamikazi nawe atekeye imyenda ye yagiye mu rwahukaniro. icyo gihe nta mugore wahukanwaga atandikiye urwandiko. muzarusoma muri Yesaya. urwandiko naguhaye rwo gusenda nyoko, ruriya rwandiko umugore wagiraga ibyago akaruta, cyangwa se imbeba zikarurya, cyangwa rukanyagirwa. iyo umugabo we yazaga kumucyura nta kindi yabaga akurikirana, yakurikiranaga urwandiko yamusendesheje. urwandiko rwo gusenda umugore icyo gihe rwabaga rufite agaciro. barangije basenda umugore Vashiti, umwami arabisinyira, biteraho ikimenyetso cy'ubushishi, birukana umugore we. hashira imyaka itari munsi ya 15, umwami witwa Ahasuwerusi nta mugore afite. ibikomangoma birarana n'ababyo bagore. abantu mu bandi nibabi muzabitondere. mushiki wawe mwonsi ibere rimwe araza akakuvangira, ufite urugo rwiza ubanye neza n'umugore, agatangira kukubwira ko umugore yaguhaye igihwagari utagira ubwenge, kandi koko iyo akubwiye kuroze nawe uhita wumva uri igihone, uravuga uzi ko narozwe koko. mushiki wawe mwonsi ibere rimwe agusenyera urugo, agasenyera muramukazi we. ibikomangoma byateye umutima mubi Ahasuwerusi, yagombaga kugumana umugore we, ariko barangije bamuhitishamo yuko agomba guhitamo ibintu bibiri: kuva ku bwami cyangwa kugumana umugore bagashaka undi wategeka igihugu. ahantu ngeze abahumva nimuzamura ikiganza cy'iburyo, nimumanure, Imana ibaha umugisha. hanyuma y'ibyo ni hanyuma y'ayo makuru maze kubabwira. mwitondera abantu ni babi, abantu turarwaye. umubaji w'imitima ntiyayiringanije. niba ufite uko wubatse urugo rwawe, umugore wawe akaba yarika, wowe uri gusekura ubunyobwa, mukaba muhurira ku mirimo, ibyo bintu ukaba bimazemo imyaka 5, 10, 20, urugo rwawe ubona ntacyo rutwaye. wikundira umuntu uza kukuvangira. Munyarwanda yaciye umugani aravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. ntabwo nzi muri bira nibyo bintu byemerwa, ariko icyo nababwira cyo ni uko umuntu w'Imana akwiriye kuyoborwa n'umutimanama, ntakwiye kuyoborwa n'ibyo abantu bamubwira. dukomeze. hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari, yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano yamuhannye, maze abagaragu b'umwami babahereza, baramubwira bati nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza. kandi umwami ategeka abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe bwose ngo bateranize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'i Shushani, bashyikirizwe Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha. nuko umwami azashima kubarimbisha. aba bakobwa batoranirijwe kuba ibwami. mukurikirana aya makuru mwumve neza. hongeye guterana indi nama ibwami. iyo nama yo ntabwo yari iyo kurya no kunywa, ahubwo inama yagarutse ya kabiri y'ibikomangoma yari iyo kugira ngo bazashake umugore wasimbura Vashiti, kuko hari hasize igihe kirekire Ahasuwerusi nta mugore afite. abantu baragira ngo ni mu makuru y'inkuru zanditse muri iri somo, ariko nudakurikirana uko aya makuru yanditse nturibuze no kumva ibyo nshaka kubikubwiraho bijyanye n'urugendo rwacu, kuko dufite insanganyamatsiko y'aya mavuna ivuga ngo nunyura mu nzira yabuzanijwe ntuzategereze uburinzi bw'Imana. umuntu uzungukira muri aya materaniro ni umuntu uzirinda inyunganizi nyinshi cyane no kuntegera ku magambo yo gushaka ibyo natakobweho, agata inshingano Imana yamuhaye yo kurokora ubugingo bwe aburokoreye muri iri torero.
nusengera mu mutima urabona akaboko k'Imana, nudasenga ukarangara biragukoraho. Nkomeze hongeye gutera indi nama ibwami, batumira abakobwa bose bo mu bihugu by'ubwami uko ari 127. Buri mukobwa wese akava mu gihugu iwabo yarwanye n'abandi bakobwa, yahiganye n'abandi bakobwa, reka nkoresha iyo mvuga niyo yumvikana. Bahurira ibwami ku murwa mukuru w'Ishushani, bagombaga gushyikirizwa inkone y'umwami yitwaga Hegayi. Icyo gihe umwami Ahasuwerusi ntabwo yemeraga yuko hari umuntu warinda aba bakobwa, kuko bagombaga kumara igihe kingana n'umwaka Ishushani babereyeho gutunganya imibereho yabo, babereyeho kwambara imyenda myiza, babereyeho kurya ibiryo by'ibwami, kugira ngo icyuya cyose n'imyambaro bavanye iwabo babe bamaze kumera nk'uko ibwami bameze, barya nk'ab'ibwami, banywa nk'ab'ibwami, bakora nk'ab'ibwami. Bamaraga igihe kingana n'umwaka, ndaje mbisome. Iyo abakobwa rero bageraga Ishushani barindwaga n'inkone y'umwami yitwa Hegayi. Byanditse muri Bibiliya. Ngiye kubigereranya ibyo nshaka kuvuga mu mvugo shusho ushobora kumva, kuko aya makuru yo kuyakubwira n'ubundi usanzwe uyasoma, ahubwo reka nkubwire impamvu byanditse muri Bibiliya. Byanditse muri Bibiliya kuko umugani ugana kariho nibi bisa n'umugani cyangwa imvugo shusho, wumva icyo bishatse kuvuga wowe wicaye hano. Bishatse kuvuga yuko uyu munsi niba wicaye ahangaha, aba bakobwa bari baravuye mu bihugu by'ubwami uko ari 127. Bamwe bari baraje ari abanyaruhengeri, abandi ari abanyenduga, abandi ari ab'iburasirazuba, abandi ari abarundi, abandi ari abakongomani, abandi ari abanyarwanda. Uko mwabonye batoranya nyampinga uzajya guhangana n'abandi muri Amerika, niko aba bakobwa batoranywaga ngo bahurire ku murwa w'Ishushani. Ni nako natwe twahamagawe tuvuye mu miryango itandukanye, yaba ari amoko y'Abanyarwanda basinga n'abazigaba, baba ari uduce twagiye dukomokamo, Nduga ndetse na Ruhengeri ndetse n'Iburasirazuba n'Ubugesera, bwaba ari uburyo twagiye duhamagarwa tuvuye mu miryango itandukanye. Buri mukobwa wese iyo yageraga ibwami wabigereranya nuko twagiye tuva mu mihana itandukanye tugahurira ahangaha bagendere kuzatoranyamo umuntu uzashyingirwa Yesu. Uko umukobwa wese yagaba yavuye mu gihugu iwabo yageraga ibwami akarindwa n'inkone yitwaga Hegayi, bari abakobwa 127. Nifashishije amafoto ahangaha, muraza kuyabona nubwo bitagaragara neza, ariko aya mafoto ndababwira impamvu z'aya mafoto. Aba bakobwa nagerageje gushaka amafoto yo mu kinyejana turimo mu gihe cy'icyerekezo, aba ni aba.com, abantu b'iterambere ry'iki gihe, ariko nagerageje no gushaka amafoto yo kubw'abami ngo turebe uko abakobwa ba kera bigaragazaga barata imideri. Mwabonye amafoto yombi? Ibi byose rero ndabigarukaho, uko barataga imideri ni uku nguku. Abakera amabere yabaga yanamye ku gasozi, noneho ab'iki gihe bo ngira ngo murababona, aba ni abakera babaga bambaye ishabure n'incunda, ariko ab'iki gihe bo, ab'iki gihe barata imideri, bakenyeye hejuru, igice cyo hejuru, ndetse ubona ari umukobwa mwiza ufite igihagararo. Muri iyi minsi kugira ngo umuntu azabe nyampinga agomba kuba nibura azi kuvuga indimi enye, nibura avuga Ikinyarwanda neza nk'ururimi kavukire, Igifaransa akakigerageza, Icyongereza akakigerageza, yagerekaho n'Igiswahili, bikaba ni byiza, kandi bagashingira ku burebure. Ku buryo haramutse hatoranywa ba nyampinga, ureshya na Mutabaruka we ntiyarusyaho. Reka da, nuko umuminira bati toka genda hariya. Hari metero runaka zishingirwaho, hari uburanga runaka bushingirwaho, hari n'ibiro, hari na tayi. Iyo bageraga ibwami, ngarutse mu mateka y'iryo narindi gusoma, aba mubihorere n'imvugo shusho nagira ngo mukurure icyo ndi kwigisha. Iyo bageraga ibwami, nk'uko natwe twageze mu itorero barakoze amavuna tukabatizwa, barindwaga n'inkone y'umwami yitwaga Hegayi. Icyo gihe umwami nta muntu n'umwe yemereraga yuko ashobora kurinda aba bakobwa bagiye bava mu bihugu bitandukanye, ngabe yafata ku kazi ko kurinda abakobwa afite ubwenge.
umwami yategekaga ko bafata inkota, barangiza bakaguhanaguraho ibyangombwa byose byatera umugabo gushyuha, yarangiza agategeka ko baguhanagura ugasigara uri igicucu. Ibyo yabitegekaga. Yabaga afite umutekano wuzuye, uvuga ko haramutse hagize umutima ugira wo kwifuza imwe muri izo nkumi yuko utabona n'uburyo. Inkone y'umwami irinda abageni ba kirisitu twageze hano ni abamarayika b'Imana baturinda, atari bo bagabo bacu bahawe akazi nk'uko inkone yabaga ije gushaka akazi. Aba bamarayika, izo nkone wazigereranya n'abamarayika b'Imana barinda abageni ba kirisitu, nta kindi babashakaho atari ukubarambagiza, ahubwo baturindirije Yesu wadukoye, akadukoya amaraso y'igiciro cyinshi, ku buryo iyi nkone yahoraga yitwararitse kugira ngo hatazagira umukobwa n'umwe wandurira aho ngaho. Abamarayika b'Imana nibo baturinda, izi nshingano nibo bazihawe. Burya barahura bakaganira, undinda n'ukurinda. Umwe ahura na mugenzi we akamusuhuza, akamubaza ati urinda ameze ate? Ati jyewe ndinda ni umuntu w'Imana. Undi yahura na mugenzi we ati urinda ameze ate? Ati jye napfanye agahiri n'agahinda bimaze kungera hano. Abamarayika barahura bakayaga umuruho. Iyi nkone yarindaga aba bakobwa, kandi muzirikane aba bakobwa bose babaga bari ibwami, bagombaga guhabwa ibintu byo kubarimbisha, bahamaraga igihe kingana n'umwaka. Kandi mutekereze gutoranywa kumwe mu bakobwa bangaba, yabaga yarahize abandi bakobwa bo mu bihugu by'ubwami bwose, none akagenda ari umwe mu gihugu akahahurira n'abandi bavuye runaka. Muzi ngo umuntu wicara mu materaniro aya ngaya akahamara ukwezi, akamara abiri, akamara imyaka 5, covid kazi kamusiga mu itorero, mugira ngo ntaba afite abandi yeriminnye? Mugira ngo ntaba afite abandi yahize? Mugira ngo ntaba ari intwari? Ushobora gusanga iwanyu mu muryango uvukamo ari nawe mudivu hari abenshi bicaye hano banaretse akanyama kugira ngo bazajye mu bwami bw'Imana. Benshi bari aha ngaho, umugore ashobora no kugucira mu maso ukihanagura ntumusubize ushaka kuzajya mu ijuru. Aba bakobwa bari intoranywa, bari bafite ibigwi, bari bafite abandi bantu bahize uko ari 127 bose bajyaga ibwami, ari abantu utapfa gutoragura. Iki cyigisho kirareba n'ubundi abantu bari basanzwe bakanyakanya, bamwe biyita bakiranutsi, bamwe uvuga uti jyewe simeze nka Nyaminani cyangwa Mutabaruka ziriya Nyangabiramo. Oya, ni umuntu ubusanzwe nawe ubwe yiyaminiye avuga ati jyewe numva hari ukuntu mpagaze. Nzabasomera igihamya muri iki cyumweru cyantangaje gikomeye, kiri kuri paji ya 41 yo mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba ku Badivantiste. Mwicaye hano murahita mubimenye, muze kwandika paji. Nasomyemo amagambo avuga ngo, iyo paji muyandike, ngo iyo Satani ananiwe kuzana amacakubiri mu bantu ngo abateramo umutima w'uburyarya, hepfo haranditse ngo uwiyita uwera si we wera. Mu bitabo byo mu ijuru hari abantu banditswemo yuko ari abera, nyamara bakaba batabyiyiziho. Hepfo haranditse ngo bene abo bantu akenshi usanga batibonekeza kandi badashimagiza gukiranuka kwabo. Aba bakobwa rero ntuze kubita abantu bakiri mu cyaro cyaherera abandi, ubagereranye n'abakirisitu basanzwe, ari n'imena, ari abantu b'ingenzi, ari abantu b'intoranywa mu rusengero. Aba bakobwa ntuze kubagereranya n'abantu bakinywa amayoga bicaye aha ngaha. Babwire ko aha ngaha harimo abantu bakizinywa. Uzi imyaka bamaze babatizwa? Kwirirwa mvuga ngo hari amayerekwa wa Pentecote n'andi madini ajya agira, ukagira ngo ni umwuka wera wabahanzweho, kandi ibyo ntibisaba iyerekwa. None se kubona afashe mikoro akavuga ngo ahantu harimo abarozi, hano harimo abasambanyi, biriya bintu ntabwo bisaba iyerekwa. Buri teraniro ryose ribamo abarozi, ribamo abasambanyi. Ubu hano harimo abantu bagiye hari Nyamirambo bahavana imiti y'ishaba ku bapfumu bahari. Ubwo si ibyo bintu nimbivuga ngo ndabihanuye, ibyo si ubuhanuzi. Buri teraniro ryose rizamo abantu batandukanye. Ubu se nimvuga ngo hano harimo umuntu waje arwanye n'umugore cyangwa waje batonganye, ubu se nimvuga ko hano hari abasaza bashobora kuba bahicaye abana babo barabacitseho kubera umutima mubi, ubwo si ibyo bintu bisaba iyerekwa? Ibyo ntabwo bisaba iyerekwa. Muri buri teraniro ryose hama abanyabyaha dutandukanye, kandi tukaba dutandukanije ingeso. Nigarukiraho narindi,
aba bakobwa rero bari abantu bahize abandi. iyo bageraga ibwami barindwaga n'inkone yitwa Hegayi. ni abamarayika b'Imana bo baturinda, atari bo bagabo bacu, kuko iyi nkone yarindaga aba bakobwa itazagira n'umwe umugore. oya, babaga bafite itegeko bahawe, kandi nawe akaba afite itegeko ryo kurinda abo bageni kuko bageraga ibwami. kandi iyi nkone nta burenganzira yabaga ifite bwo kwirukana umwe muri abo bakobwa, kuko siwe wamutumije. umwami yari yaratanze amatangazo mu bihugu byose ngo bahamagara abakobwa b'inkumi beza mu bihugu byose ko 127, kugira ngo bazatoranyemo umugeni wazashyingirwa umwami agasimbura Vashiti. uko niko uyu munsi turi mu icagura. buriya ni urugendo rwa gikristo. ntimuzatekereze ko tuhagaze kuri point de départ imwe, ku kadomo dutangiriraho kamwe. oya, point de départ iri ahangaha. aka ni akadomo abantu bahagurukiraho. ngewe impamvu ibintu mbikurura cyane, nakoze umwuga wo gusiganwa ku magare. nabaye umwe mu bakinnyi banyonze igare muri iki gihugu. twajyaga tuva i Kigali tukajya ku Gisenyi, tugakata tukagaruka. hari umunsi umwe twagiye ku Kanyaru hepfo za Butare, turagaruka. ibi bintu impamvu njya mbihuza cyane bikanamfasha kuko ni umwuga nakoze. hari umunsi umwe twigeze twagera Musambira, inzara iramfata, inzara y'igare imaze kumfata. ikintu cyambayeho, iyi nzara y'igare igufashe nta yandi mahitamo. imodoka y'umuzungu yari iri inyuma, iri kure yacu cyane. biza kurangira ncomokoye ikirenge. hari ibirenge bacomeka gutya ku buryo niyo uguye mujyana n'igare. ncomokora ikirenge nshyira ku ruhande. kize ku ruhande, abandi bose baza banyuraho mbareba. abantu bari bari inyuma yanjye bose kubera inzara yamfashe. ngize umugisha sinzabyibagirwa. abantu twabanye mu bintu by'amagare bajya babimbwira, ni akantu kabaye gateye ubwoba. iyo babivuze turaseka, iyo dushaka guseka. barangije nako ndangije ngiye kubona mbona umuntu wari utambukanye umufuka w'imyumbati y'imivunde ayijyanye ku isoko imusambira. ndamwinginga nti wambabariye ukampa kumbati ko guhekenya. arangije mu muvunde, ndangije ndawuhekenya. yari imyumbati yinnye. ngarura imbaraga, ndangije mfata gurude y'amazi ndongera ndasoma. mpita ncomeka ibirenge by'igare nterera Musambira hari haterera. ndaza ishyano naboneye muri urwo rugendo. ubwo byari byabaye ibyago, kuko bwa mbere twari tumanutse ahitwa ku Kivumu. tukimara kuhamanuka, twahamanutse ndi muri peloton, ndi nko mu bantu, ndi nko wa 4 cyangwa wa 3. sinibuka uwo nimero nari ndiho, ariko numvaga icyo gihe kurusi yarangiriraga ku giti cy'inyoni. icyo gihe numvaga ndi buze kugera i Kigali mfite umwanya mwiza. nuko abantu bari bari imbere yanjye bose, wari uri imbere aragwa. mu igare rero iyo umuntu ari imbere, iyo yaguye mwese muragwa. abantu bose baragwa. ngira umugisha kuko igare ryanjye ryari riri ku ruhande. umutima urambwira ati ugize umugisha, aba bantu bose nibashaka bagumaha, nibashaka bapfe, n'ubundi uragera kuri arive uri uwa mbere. iyo myanya yose yangiye inyuma. nagiye kumva numva mu mutima ndishimye, numva kamere, numva ndanezerewe. sinejejwe nuko nanejejwe nuko umwanya noneho abari bandi imbere bagiye inyuma yanjye kubera iyo mpanuka. ariko ibyago nagize nuko nageze imbere Musambira, inzara ikagenza ite. abo nari naciyeho bose bahita banyuraho baragenda. ibyo ndabihuza rero niba ndimo. ibi mpamvu ndi kubibabwira ni uko uyu munsi nubwo twicaye hano, ntimugire ngo turi ku rwego rumwe rw'iby'umwuka. hano hari abantu bamaze gutera intambwe yo guhagarika kureka ibizira. bakaba bafite uko barya, bakaba bafite uko banywa. ahangaha hicaye abantu bataratera n'intambwe n'imwe mu byerekeranye n'urugendo n'iby'Imana. babirebera nk'iriya bakumva byafata nk'umurongo, umva bakumva biraza nko ku murongo nk'uwa 5 muri gahunda zabo. hari abandi barara bakanuye bicaye hano, ahora baza umutima ati ubu nzajya mu ijuru. Nyiraminani, Generoza nzajya mu ijuru, Mutabaruka nzajya mu ijuru, Mariya na Jean Paul nzajya mu ijuru. ushyiremo izina ryawe. hari umuntu uhora ukanuye utajya agira ibitotsi, uhora yibaza iki kibazo, kandi iki kibazo nicyo kitera ubwoba Satani. umutima we ugira ubwoba. icyo gihe
ntabwo satani yongera kurekerayo dayimoni, ahita avuga ati uyu muntu byashoboka ko yancika kuko iki kibazo kizatuma ava mu biganza byanjye. Nibwo atangira kwibaza ati ni iki nakora kugira ngo ahagume. Ahita avuga ati rero dayimoni ndamusimbura, reka jyewe nigireyo. Iyo satani yamaze kubona hari umuntu uri kwibaza iherezo ry'urugendo rw'atararigeramo, igitambo cyose yatanga aremera akagitanga, ariko kugira ngo aguteshe icyo kibazo, iyo mitekerereza yiguteshe. Niyo mpamvu satani akunda ababwiriza bayobye, babwiriza abantu ibintu by'ibitangaza bitabaho kugira ngo abantu bagumye babundikiye amasezerano y'amahuri. Uzi ukuntu satani yanga umubwiriza butumwa ubwiriza ngo abantu basobanukirwe n'icyaha mu mitima yabo. Wakubwira urwego satani amwangamo, wahita ufata umwanzuro. Satani akunda ababwiriza, agera mu iterano nkanga akavuga ati ati Yesu ashimwe, abandi batahimbaza. Ati ubuse mwese hari umuntu udafite ubugingo kandi kare nawe ntabwo ufite ra. Uzi ukuntu satani aba bantu abemera, aravuga ati aba bantu azatuma imitima yabo ikomeza kuba ikonje kugira ngo bitegure umwiteguro muzima, bazibuka ibitereko basheshe na Yesu yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Umuntu witwa Yeremiya yaranditse aravuga ngo ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, ngo abo bantu bababwira ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, ngo babwira abansuzugura bati nta kibi kizakuzaho, ngo n'ufite umutima winangiye baramukomanga ku gatuza no ku rutugu bati humura uzagira amahoro. Ibyo bintu ubu uyu munsi nirwo rugamba ruhari. Isi igiye gusoza amateka yayo ifite ibyihebe bibiri, ikihebe cy'umukirisitu n'ikihebe cy'umupagani. Isi igiye gusoza amateka yayo ifite iminsi ibiri, umunsi w'icyumweru n'umunsi w'isabato. Ababurana babiri umwe aba yigiza nkana. Niyo mpamvu ahantu umuntu wese azasoreza urugendo ubu muri iyi minsi ari gukatiriza yerekerayo. Ngarutsaho narindi, abakobwa rero bamaraga umwaka ibwami, uko bashyikirizwaga Hegayi nabisobanuye, uburyo natwe turi mu icagura nabisobanuye. Ubu uyu munsi niba ukirwana n'ibitutsi, akanwa kawe kakaba kariyaritsemo ibitutsi, muzasome muri Bibiliya neza, buri ngeso yose ya kamere igira dayimoni uyihagarariye. Habaho dayimoni uteza ibitutsi, habaho dayimoni uteza kuraguza, habaho dayimoni uteza uburaya, habaho dayimoni uteza urwango, habaho dayimoni uteza amahane. Buri ngeso yose ya kamere igira dayimoni uyiteza. Nubona yarakwiziritseho ujye umenya ati buriya dayimoni unteza ibi n'uyu. Ngarutseho narindi, ubu uyu munsi ushobora kuba uri guhangana n'ikintu cyitwa ibitutsi bikuba mu kanwa. Icyo uvuze cyose ni ugutukana. Iyo uhamagaye umwana umuhamagaza igitutsi, iyo uvuganye n'umugore cyangwa umugabo ni igitutsi. Njya mbwira abantu nti habaho ibyaha by'abagabo n'ibyaha by'abagore. Ibyaha by'abagabo bibaho n'ibyaha by'abagore bibaho, ariko ugasanga ibyaha byakagombye kubabwaho n'abagore ugasanga n'iby'abagabo bakukanye. Undi nta mugabo muri karite ye wemeye gutukana, kumva mu kanwa atutse uwo bashakanye igitutsi. Noneho ugiye kumbwira ngo muri iterano nta bantu batukana bahari? Barahari gusa se ahubwo ko barimo benshi. Akagutuka no ku babyeyi bawe. Igihe cyose ubona akanwa kawe gakunda kuvuga ibyo kabonye, ntihazagire umuntu ugutinyura. Reka ibi bintu impamvu ndi kubabwira neruye nuko nzi ko kutabibabwira kwanjye bishobora kuzankoraho. Mu gitabo cy'umugenzi kuri paji ya 51, ni igitabo cy'abapantekote, nzakunda kugisoma cyane kuko mu ntambara ikomeye paji y'183 Ellen White yakivuzeho atanga itangazo yuko tuzajya tugikoresha. Yavuze ngo iki? Muri iyo paje nababwiraga yaranditse aravuga ngo ibitabo by'umuntu witwa Yohana Bunyani, icyambere urugendo rw'umukirisitu ndetse n'ubuntu busaze ku munyabyaha, ngibyo bitabo byombi byagejeje abantu benshi ku gakiza, natwe nibyo twizereramo. Yohana Bunyani akimara kubyandika, Ellen White ngo byaramufashije rwose. Impamvu ngikoresha kuri iyo paje ya 51 yacyo haranditse ngo ni ubuhamya bw'umuntu witwaga Byiringiro. Byiringiro ngo yatangiye urugendo, arangije muri maso abantu muri maso nimuzamura ikiganza cy'iburyo, Imana ibaho umugisha.
mumanure. Yatangiye inzira, ntabwo mvuga abo yagiye ajyana nabo abitwa ba Nyamugirya nino, ariko reka ngere ageze ku rurembo ahura n'umuntu witwaga Nyirarukundo. Arangirira amubaza ati niko sha kuri gukatiriza wirukanka uhunga umudugudu urimbukiro ujya ku rurembo Siyoni, ubundi mu buzima bwawe urubatse? Undi aravuga ati ndubatse. Aramubaza ati niba wubatse ufite umugore n'abana? Undi aravuga ati genda bafite ariko ubu sinkibishimira nka mbere. Ahita avuga ati impamvu yaguteye kuba ataniyihe? Arangije aramubaza ikibazo gikomeye. Icyo kibazo Imana izakibaza abakuru b'amatorero, izakibaza abavugabutumwa batwebwe, izakibaza abapasitoro, izakibaza abigisha amigisho, izakibaza umuntu wese witwa ko ari umuyobozi mu itorero. Nicyo kibazo Imana izamubaza. Mugitega amatwi mu cyumve. Nyirarukundo yakibajije mu kirisitu, yaramubajije ati niko kutangira inzira waje wenyine ukaba umbwiye ko ufite umugore n'abana, mbese waba warababuriye? Mukurikirane mwumve icyo yamubwiye. Yaramubwiye ati jye narababuriye baranga. Nyirarukundo amubaza ikibazo Imana izabaza abavuga butumwa. Aramubaza ati niba warababwirije ukababurira, ukaba warabwiye abaturanyi bawe ko ugiye guhunga, aramubwira ngo nyereka inyifato wari ufite, nyereka uko wababwirije wifashe. Ni inyifato y'umubwiriza ku ruhimbi Imana iyikoraho iperereza, ikavuga ngo abantu bari bari imbere yawe wababwirije wifashe ute? Ubu nimureba, hari igihe abizera b'itorero ry'Abadivantiste muzakenera ababwiriza ubu mutabona magingo aya, kubera imiterere y'uburyo Satani ari kugenda aryoshya imitima abantu bagatekereza iby'Imana idashaka. Ubu uyu munsi kimwe mu bintu Imana yifuza ku buzima bwacu, kubaka amazu ni byiza, kurihirira abana amashuri ni byiza, kugira ingo zikomeye ni byiza, kubaka ubuzima nta wabigaya. Ariko ikibazo gifite ishingiro umuntu akwiye kwibaza magingo aya ni ukwibaza uko urugendo rwe rwarazasoza, n'igihe yaba atakiriho akibaza uko urugendo rwe rwasoza. Ibyo bifite umumaro kurenza ibindi bintu byose biba ku isi, kurenza guhamagarwa izina ryiza, kurenza guhamagarwa, kurenza. Ngarutseho narindi ikibazo cyari iki ngo nyereka uko wababwirije wifashe. Nyereka uko wababwirije wifashe. Undi arangira amuga ati icyo gihe nafashe imyenda yanjye bandeba, ntekera ibyanjye bandeba, ndirukanka. Icyakora umugore wanjye yahamagaye abaturanyi, barangije barankurikira, barangarura, barandyamisha, batekereza ko nabitewe no gusara. Ati kandi igihe nabonaga nzarimbuka. Ubu uyu munsi umuntu ufite ubwoba bwo guhunga Satani, abantu bari kumureba nk'uwataye umutwe, bakamwita umunyabikabyo n'umunyabwaka. Ariko reka mbabaze, hagize ukubaza ngo kuba ku isi bimaze iki, we wamubwira ko bimaze iki? Kuba ku isi biramutse ari ukurya no kunywa, ndabatangariza ko ayo mahitamo nta kintu yabavuze. Muri iyi minsi ikibazo gikomeye ubu Satani adashaka ko abantu bibaza ni ikibazo kivuga ngo ubu nzajya mu ijuru, kuko azi neza yuko iyo wavumbuye yuko ufite ibintu bikubuza kuba wayijyamo, azi neza yuko nawe utamworohera, ahubwo umubwira uti wangegera we ntuzongera kumbona ibyo wankoresheje byose. Satani azi ko mutamukunda, nta soni. Ninde se Satani azi kumwe? Satani nawe azi ko ubu abantu baramutse bahawe amahitamo, Yesu akabahagaze hano, Satani akabahagaze hano, ndakubwiza uko n'ufite prudence mu mufuka, n'upfumbase indaya yahita yirekura ati ndisangira Yesu. Satani azi ko tutamukunda, nicyo kibazo ahorana. Agira umugisha iyo yamaze kuguhorahoza bakurengejeho igitaka, naho ngo igihe cyose ugihumeka aravuga ati rishyano ushobora kuzajya mu giterane bakigisha kancika, ashobora kuzanyoba. Igihe cyose akibona ugihumeka aravuga ati wazamutsinda mu cyuho yagiye muri rogi. Kubanza aribwo nagira agatima gate, iyo yabonye bari kuririmba za zindi ngo twamujyanye aranezerwa, aravuga ati ntacyo. Kubera iki? Iyo umuntu apfuye marayika umurinda apfa kuba apfuye nabi, arategereza bamara gushyiraho igitaka agahita azamuka mu ijuru akabwira marayika, anakagatanga raporo mu ijuru
ati nimumpe inshingano ku bandi bantu kuko narindaga yabaye ikibore. Imana iti jya gufasha Mutabaruka ari mu mavuna, arabwiriza Satani akabibura. Imana iti jya gufasha nyirarunaka afite ikigeragezo cy'umugabo wamugeze hano, ibibazo bye bimaze kuba ikindi kintu. Imana iti jya gufasha runaka afite umuntu wamwiziritse ushaka kumufungisha kandi amuziza ubusa. Nibwo mujya kubona mukabona umuntu w'Imana agenda ahabwa support. Ni ubushobozi n'abamarika b'Imana bagenda bava ku bantu bapfuye barimbutse bakajya gutanga support umusanza ahandi. Kuko umuntu wese uvutse avukana marayika murinzi uzamubeshaho. Uriya mwana murebe uri gukinira kuri iriya ntebe, buriya afite marayika murinzi ku buryo adashobora kwikubita hasi ari uhita umusama kugira ngo agahanga atakabanza. Nawe ufite uwawe, nanjye mfite uwanjye. Iyo umuntu rero apfuye, Imana ifite abamarika benshi baturinda, kuko mu ijuru hasigaye 2/3, hano ku isi hamanuka 1/3. Iyo umuntu apfuye ari umuntu w'Imana, marayika umurinda aguma ku gituro, imvura iguye iramunyagirira, ariko akavuga ati nta kibazo, ku munsi w'umuzuko nzakuzamukana nkwereke data. Ngo nagira mu bikari byo mu ijuru, marayika w'Imana azahabwa ishema no kuba azamukanye we yarindaga. Nuko Imana mukore mu biganza turakagabo sha ntabwo waruhiye ubusa. Abamarika bacu bapfanye agahiri n'agahinda. Iyo wagiye ku kabari, marayika w'Imana asigara hanze agategereza, ukabanza ukarangiza ibyo urimo, ugasohoka wagira nk'ariya ati dutahe, kaguherekeza w'abandi. Iyo uri gucura imigambi mibisha ugambirira nabi, marayika w'Imana arakwitegereza. Mu ntambara ikomeye haranditse ngo marayika w'Imana bari no mu nkiko aho amategeko ashyirirwaho. Burya iyo abadepite bari kuyatora, marayika w'Imana bari hafi aho kugira ngo bataza kurenga imbibi. Ariko ikintu gitangaje, marayika hari igihe abwira mugenzi we tegeyeho ndinda napfanye agahiri n'agahinda. Iyo tutagiye kuraguza tuba turi mu buraya, iyo tutari mu buraya tuba turi mu mayoga, iyo tutari mu mayoga ni umushiha, mu rugo ni ugutemagurana. Ati ubaho bigeze, najyaga mugenda ku bitugu none sigaye mugenda namuhaye intera, ncungana nuko imodoka ishobora kuza ikamusama, ariko nkahita muramira kugira ngo Imana itazamumbaza. Ibyo abiganira na mugenzi we, urinda umuntu muzima akantu kamwirimamo ati nta kundi nta yandi mahitamo mfite. Ngarutseho narindi munteze amatwi, ntimuyanteze inshuti zanjye. Yesu ashimwe. Ntabwo ndi gutongana, ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi umuntu uri buze kugira umugisha ni umuntu wumve aho iki giti kigwa. Kandi ubu ndanashoje, ngeze rero aho nshaka gusoreza icyigisho natangiye kivuga ngo ubugingo buhoraho si tombora, okufuna oburamu obutagwawo si ukukuba akaruru. Ubugingo buhoraho impamvu atari tombora ahubwo ari ukubuharanira. Nuko Yesu yavuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abinyuramo ni benshi. Irembo rifunganye rirakomeye. Irembo rifunganye ntabwo umuntu arinyuramo arya byose, oya. Ntabwo umuntu arinyuramo anywa byose, oya. Irembo rifunganye rigira uko risaba abantu kwambara, rigira uko risaba abantu gusokoza. Niba hari ikintu nabonye gikomeye, iri rembo rifunganye umuntu arigera imbere akabaza Imana ati nta yandi mahitamo twabona tutanyuza aha. Imana iti nta handi muzanyura dore naha. Irembo rifunganye, irembo rifunganye, irembo rifunganye. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye rigutegeka ko umuntu yakwambuye ibyawe akakwatsa, akakwambuza agasuzuguro nayo ubwishyu ayafite ubizi. Irembo rifunganye rikakubwira ati ese urajya kuburanira mu nkiko kandi uri umuntu w'Imana. Mwumvise irembo rifunganye? Irembo rifunganye umuntu ufite kamere arigeramo akavuga ati ubuse ibi bintu ni uruboko, iyi nzira se ni kamara, nta handi umuntu yanyura ngo azajye mu ijuru. Irembo rifunganye, irembo rifunganye. Iyo umuntu aguhonza amafaranga ngo mukorane icyaha, iyo uririmo umutima urakubwira ati byihorere uzabeshwaho n'akashongojeho. Irembo rifunganye.
irembo rifunganye ritegeka abantu kuva ku kazi igihe bari kwica amategeko y'Imana n'isabato irimo. Ntabwo bisaba koroshya amahame. Irembo rifunganye muri cya gitabo nababwiraga cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba, ngo abantu b'Imana bakwiye guhora bashyikirana n'Imana, ngo kugira ngo babe intwari nzima. Ariko ikintu gitangaje, ninde muntu wicaye muri iri teraniro witeguye kunyura mu irembo rifunganye? Ariko irembo rigari, hepfo niko handitse, n'inzira ijya kukurimbuka ni nini, kandi abayinyuramo handitse ko ari bake cyangwa ni benshi. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona aya madini yose amenshi yo hanze aha ngaha nta mabwiriza, nta bintu asaba abantu guhindura no gukora. Oya, hari iryo uzasengeramo ufite abagore 3, hari iryo uzasengeramo. Kunyura mu irembo rifunganye rigusaba nk'abagore, hari igihe umugore abyara abana nawe azi ko abana yabyaye atari uwo mugabo bari kumwe, akaba yaramusinzirije, yarageze atya, undi yarahobagiye, yirirwa mu materaniro. Yesu ashimwe. Muri abo bose yivugaho, umugore azi neza yuko ntawe urimo. Ugasanga uyu mugore aririmba muri korari, ugasanga ni umuyobozi mu rusengero, ugasanga ni umuntu uvuga abantu bose bagakangarana, bizwi neza ko icyo kintu atigeze acyatura. Irembo rifunganye rirakomeye. Nindivuga umuntu ryananiye ntankubite mu kanwa, amenye ko ari Imana musaba, kuko ubugingo buhora atari tombora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Rigenje rite? Irembo rifunganye ribuza abantu kurya ruswa. Irembo rifunganye ribwira abantu kugira impuhwe. None ubuzi ko wagira ngo abantu bitwa ko basenga nibo bacanye ku maso kuruta abapagani batinjira no mu rusengero. Ibaze kugira ahantu bari gukubita igisambo, ukumva urishimye nka Mutabaruka ari muri kurusi. Mutabaruka ari muri kurusi, twakoze iyo kurusi, abantu bari gukubita imitwe hasi, abandi bagira bate, numva ndishimye, ntaba abantu bagiye inyuma yanjye. Uwo mutima y'Imana wundekera, nari kuzapfa rubi. Shima Imana ko ibyo bintu byanje mu bitekerezo igihe nihanaga nkabyihana. Imana yanyeretse uwo mutima ati ngaho nawe ndebera, ubu se wava aho ujyayo? Unejejwe n'ibyago by'abandi ngo kugira ngo ufate umwanya mwiza. Uzi ko hari abantu benshi kugira ngo abone akazi arinda guhirika mugenzi we akanamukubitiramo igihato. Iyo ibyo rero wabizanye mu rusengero, ugashaka ko ababwiriza ngo babwiriza ngo Yesu ashimwe, ngo abantu mufite ibyiringiro ngo mwumva muzajya mu ijuru muzamura ibiganza, tugahita dutera amakorasi, ukajya ugira utya. Dayimoni biri kukubwira ati dayimoni niko ibiri kukugenza. Nawe ubizi neza yuko uba mu nzira zabuzanijwe. Ntugategereze ijambo ry'ihumure igihe hari ibyo bibazo, ahubwo intambwe ya mbere isabwa ni ukubyaturira Yesu. Kandi umuntu arabibabarirwa pe, umuntu arabibabarirwa. Namaze kubona ibi bintu ko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, umuntu arabibabarirwa byose. Nsoza rero icyo navugaga, aba bakobwa bari Shushani. Ngarutse aha ngaha. Maze umukobwa umwami azashima abo umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama bigenza atyo. Mu murwa w'Ishushani hariyo umukobwa, hariyo Muyuda witwaga Morodekayi. Hano ndi gusoma siho, kangaruka aha ngaha. Nari ngeze hano. Maze umukobwa umwami azashima abo umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama bigenza atyo. Mu murwa w'Ishushani harimo Umuyuda witwaga Morodekayi mwene Yayiri mwene Meshemeyi mu Benyamini. Murongo wa 6, Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyaganywe nawe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda ubwo yanyagwaga na Nebukadineza umwami w'i Babuloni. Hepfo gato murongo wa 7, Morodekayi wo
Morodekayi wa Neoreza Hadasa ari Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi umukobwa yagikunda afite n'uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Morodekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Murongo wa 8. Ikintu batubwiye aha ngaha, kugira ngo umukobwa azashyingirwe umwami byamusabaga kuba hari ubucuti afitanye n'inkone y'umwami yitwa Hegayi, kuko niyo yari ishinzwe abinjira n'abasohoka inabaha imyambaro, bagombaga gucudika. Nuko Morodekayi abona umukobwa w'umunyagano witwaga Esiteri, kuko se na nyina bari barapfuye, abona ntazarusyaho kubera imico ya se na nyina bari bakiriho. Se wa Morodekayi yitwaga Abihayire. Ntabwo ari se wa Morodekayi, ahubwo ni se wa Esiteri yitwaga Abihayire na nyina umubyara. Baramureraga batisha, umuntu nagutuka nta soni, ubwo se utamushubije wabugira ururimi, cyo musubiza bico byagaciye. Umuntu ajya kureba mu bwonko, niko bari baramutoje imico. Morodekayi akajya areba iyo mico y'uwo mukobwa wa se wabo bikamubabaza. Ese ubwo Morodekayi namugeranya nande? Morodekayi namugeranye na mwuka w'Imana cyangwa ibyanditswe bye. Buri Imana izagahinda tugira, izi n'amarira yacu, ko duhora turizwa n'ibyaha buri gihe, kuko Imana itabitwambura kibifitiye ubushobozi. Ariko ikintu gitangaje, Imana ntikoresha gahato. Morodekayi yagiriye impuhwe Esiteri, akajya areba imico abayemo y'ububata bw'ababyeyi be, ariko ntagire icyo yabikoraho. Muri Bibiliya haranditse ngo arategereza se na nyina bamubyara, barabanza barapfa, abona kumujyana murera nk'umwana we. Ibi bintu bisobanura iki? Kuki Morodekayi yategereje ko se na nyina ba Esiteri bapfa? Mbabwire ukuri kundi mu mutima n'ukuri mu byanditswe byera ko iyo kamera itabambwe ngo hagaragara ubundi buhake, umuntu ibitangaza byose yakora ni 0 inyuma y'akitso, 0,. Ibitangaza byose bakuvugaho uko amazina baguhamagara yose, iyo hatabonetse impinduka mu kuganira Yesu waranditse ngo biragaragara rwose, umuntu akamenya uko byari biri imbere nuko bibaye ubu ngubu. Ibyo bintu Imana iri kubikora, ni nawo umushinga yatangije kuva kera, kuva Adamu yagakora icyaha. Umushinga ukaze w'Imana ni ukurokora ubuzima bw'umuntu, ikahindura abantu, ikabaha ubugingo bwejejwe, ubugingo bushya. Yesu ari kubikora. Niba utarabuhabwa, hano harimo abicaye babufite. Abenshi muri iri teraniro bambera abahamya ko Imana yabavunje, hari ibintu yakoze mu mitima yabo, babizi neza ubu ku buryo uko bari gutandukanye n'uko bari bariho. Nicyo kintu cyitwa guhinduka. Guhinduka si ukuvugurura imibereho ya kera, oya. Nta nubwo ibindi kubibwiriza ngo abantu mukosora ibyo mwakoraga, oya. Ndi kubibwiriza ngo umuntu warebaga hariya ahita areba hariya, kuko kwihana n'icyemezo giheneranye n'ikindi. Umva, ntibyunguka ubiri n'ubupagani, ntibireba hamwe. Ubupagani bureba hariya, ubukirisitu bukareba hariya. Niyo mpamvu iyi forumire yagiye mu buzima bw'umuntu, agira isengesho ritandukanye nayo yasengaga. Ntushobora kumva mu materaniro asenga amasengesho y'abafarisayo. Uzi kujya kumva umuntu arasenze ngo Yesu ashimwe, batahimbazwe, ati nimureke dusenge, bate dusenge. Mana yo mu ijuru, udukomereze, amazina yacu yakomereze mu gitabo cy'ubugingo. Ikibazo kiri mu kumenya igihe izina ryandikirwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko umuntu avuka ataryanditsemo. Izina rye umuntu avuka yanditse mu gitabo cy'urupfu, niyo kavukireho kwa Adamu. Iyo rero umuntu asenga ngo amazina yacu yakomereze mu gitabo cy'ubugingo, tayari abari muri urwo rusengero rwose bahita bagira ngo amazina yabo yanditswemo, kandi sibyo. Nibwo abantu bataha bavuga bati none se uriya waduciraga iteka kandi nyirarunaka ubushize yaratubwiye ko amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ni by'amadini yayobye ari gukunda muri iyi minsi. Nshuti zanjye, ntabwo umuntu avuka yanditse mu gitabo cy'ubugingo, umuntu avuka yanditse mu gitabo cy'urupfu, akazagira umugisha n'amahirwe yo kwiga amakuru y'umusaraba n'i Karuvari, akagira umugisha wo kumenya Yesu urokora abanyabyaha, akavunjirwa, agahinduka mushya, agahinduka muzima, akagira ibitekerezo bizima, agahinduka mu mvugo n'amagambo. Nuko bigenda. Kandi nawe ubwawe wavuga uti koko mu gihe kishize ibi narabivugaga, ubu sinkibivuga. Abo yangaga arabakunda, ibyo yangaga arabikunda.
utangira gucudikana Bibiliya n'ibyanditswe byera. Igitabo cyose bakurangiye cy'umwuka w'ubuhanuzi niyo cyaba kigura 80,000 uravuga uti icyo nimukimpereze kuko ucyumvisemo umuti waguhindura. Ni abantu bangana iki mwicaye aha ngaha mugura imizingo mukagenda mukayishyira mu tubati mukajya muyireba nk'aho ari inzu, nk'aho ari mize, nk'aho ari ahantu hari ibyiza nyaburanga umuntu azaza azagasura. Hano hicaye abasore batagira na kugana Yesu igura 5 ariko akaba afite igitelefone kitari munsi y'ibihumbi 10. Ibyo se wabyigira kangahe? Ntuntere ibuye urutoki nubwo ndugutunga enye zirande. Birakwiriye ko ibintu byitwa ubugingo bifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe, utabihitamo ukajya uza nk'abatemberezi bagenzi bawe, kuko mu idini n'itorero, mu madini hanze barahari, no mu itorero nabonye ko hari abantu baza ari abatemberezi. Muzi impamvu ntandukanyije ibyo bintu bibiri? Iyo bavuze amadini n'amatorero na leta mujye mwumva speech z'abanyamakuru, ujya kumva ati ni amadini n'amatorero. Enowe yaranditse aravuga ngo iyo Imana ihamagaye itorero ryayo ngo nibyigiza amatorero nabyo birahaguruka. Uriya ku isi habaho itorero rimwe hakabaho amadini menshi. Ni icyigisho nzigisha mukabisobanukirwa. Itorero rimwe nzanarisobanura ryanditse muri Bibiliya, nzanavuga izina ryaryo muri Yohana igice cyaho cya 4, muzava hano mubimenye ko izina ry'iryo torero rirahari. Yesu yarirangiye umugore w'umusamariyakazi aramubwira tuzategerereza aha ngaha bo niyo habonetsemo abanyabyaha habonekamo ubutumwa bwabakiza. None yaramubwira ati mugore nyizera kuko agakiza kava mu Bayuda. Iyo basobanura Abayuda ni bande? Mu gatabo kitwa we nkurikira n'imbonerarugo y'umukristo kuri page 23 y'ako gatabo kitwa we nkurikira haranditswe ngo twebwe abaprotestani, abakatolika n'abangirikani ngo ntabwo tuzigera twumvikana n'Abayuda b'Abadivantisiti. Ubwo birasobanuye ngo Abayuda Yesu yavugaga ni abaki? Ni ibitabo bibivuga. Haranditse ngo ntabwo tuzumvikana n'Abayuda b'Abadivantisiti ku byerekeranye n'umunsi w'Imana. Ngo nibyo koko bakurikiza ikiragano cya kera ari ryo sezerano rya kera. Ngo naho twebwe duhimbaza umunsi w'Imana ku munsi wa mbere w'icyumweru, ku munsi wa mbere w'iminsi 7 ariho hitwa ku cyumweru, niko byanditse. Ibi bintu nzabibasomera kuko nzabivuga mbisoma, uba babyizera mufate purusa nkeya. Icyo rero navugaga nsoza niki? Aba bakobwa barindwaga n'iyi nkone, ariko Esiteri mu kujya ibwami hari irembo bagombaga kunyuraho n'abandi banyuzeho, ariko we arangije apfuirana n'umuntu witwaga Hegayi amugiriraho ubuhake. Umva amagambo akomeye. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane y'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Murebe hano mwumve ibi bintu. Esiteri ikintu cyabayeho, yagiriye ubuhake kuri uyu muvandimwe witwaga Hegayi ya nkone y'umwami. Ntekereza ko bamubaje amazina y'ahakomoka, amubwira ko akiri imfubyi nta se na nyina bagira. Uyu munsi niba udapfuye ku cyaha ngo uzukire mu bugingo ubona abandi babyeyi, nk'uko Esiteri yayobowe na Morodekayi akamutoza imico yo kwitwara neza ibwami. Dufite mwuka wera n'ibyanditswe byera, dufite Imana iri mu ijuru iri kurema ibi bintu bigakunda. Saba Yesu izi mbaraga ziguhe. Ikintu gitangaje, arangije aragenda acudikana ya nkone y'umwami. Abandi bakobwa bose ibyo ntibanabyitayeho, maze ya nkone ifata abakobwa 7 beza, ndi kubisoma, ikavuga ati wowe wa mukobwa we, amazina yawe se warakuba ntanayazi, nawe abagira abakobwa 7 beza b'intoranywa. Abo bakobwa nabo bari baraje mu ipiganwa, ntimugire ngo nabo yatoraguye hirya, yabakuye mu nzu y'umwami. Aravuga ati nimuhinduka abaja uyu mukobwa Esiteri, mwebwe uko mwanaje sinanakuzi mwaranampinze. Uriya Kanyombya hari ibintu yajyaga avuga, biriya bintu mujye mubikurikirana abafite umwanya, ariko cyarantangaje. Yaravuze ati jyewe ntahereza databuja nta wamwiha. Uriya gufasha kumvira Imana na mwuka w'Imana birashoboka kuko twamuhaye nka marayika murinzi.
arangije amutoraniriza abaja 7 aravuga ati nimuhinduke abaja be. Nibikomeza kunanirana ko ibidashoboka, ko Imana ikabona bidashoboka ko yarokora abantu bose bicara mu rusengero, harimo abantu bakomeza kugundira ibyaha bakabyonsa buri munsi, Imana izemera yuko bamwe bahinduka amakota afubitse abandi. Ngo icyatumye Esiteri ahabwa abakobwa bo kumuba iruhande ngo kwari ukugira ngo niyibone ibwami atigunga. Imana yemere ko iterano ry'amavuna nk'iri kuri apade ribaho, igendereye kuzafasha ubwonko bw'abantu nka 30 mu gihe iterano ry'abantu ririmo nka 500. Abo bantu niba bahorana imitima isenga bifuza kwera, ariko kuko abo bantu batakwitumirira umubwiriza, abenshi nta n'inshingano baba bagira mu rusengero, Imana yemere gukoresha inzego zibifitiye ububasha, hahamagarwa umubwiriza azaza abwirize kugira ngo iryo tsinda ry'abake basengana umutima muzima bahabwe ububyutse bahabwe imbaraga. Icyatumye Esiteri ahabwa abakobwa bo kumuba iruhande kwari ukugira ngo atigunga. Korari nk'iyi ngiyi irimo umurongo w'abantu 50, abayigize benshi ari wamukunda faranga, ubwonko bwabo bwaragiye muri ibyo bintu, nta n'umwanya bagira wo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Hakabamo irindi tsinda ry'abake muri korari bahora basenga ati Imana ujye uturinda kuba nk'ibishushanyo bibajwe turi imbere y'abantu. Imana ikemera ko habaho itsinda rigari, kuko abo bantu 3 cyangwa 4 bayibarizwamo ntabwo bagura ibyuma, ntibakoresha indirimbo, ntibagura sonorizasiyo, nta murimo bakubaka, bibonye ari bo bonyine bakwigunga. Imana izajya yemera ko ibi bintu bibaho atari ubugome, kuko imitima abantu banze kuyihereza ngo iyihindure. Wakwemereye Yesu. Esiteri yahawe abakobwa babaja, ibaze kugira ngo bahinduke abajabe, yaje ari umwe mu ipiganwa, n'abandi nabo baje gupiganwa, ariko utangazwa nuko nabaje bari bashaka kuzashyingirwa umwami bahise bahinduka abaja. Kimwe mu bintu Imana ishaka ni ukutuvunjira. Ntago twicaye hano ngo tuhatonganire, ntitwicaye hano ngo tunengane, ngo uvuge ngo runaka we mbona udakosoye. Oya, twese turi imbata, dukeneye kubaturwa, tugahabwa Mwuka Wera, tukabona icyerekezo kizima. Amagambo akurikiye, mwumvise ko yamuhaye abaja bavuye mu nzu y'umwami. Aba baja nabo bari baragiye bahiga abandi. Ndababwira iherezo zigize inkumi bari 127. Amutoranya mu mbanda mujyana n'abaja be, amukira mu nzu y'abagore heza hari tandi hose. Kandi Esiteri ntabwo yarigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Morodekayi yari yaramwihanangirije kutabuvuga. Morodekayi nababwiye ko wamugereranya na Mwuka w'Imana. Yari yarabwiye Esiteri ati wa mukobwa we nugera ibwami uramenye ntuzavuga ubwoko bwawe uko uri Umuyuda. Ariko ikintu kigutangaza, umuntu agera mu bantu baba 30 cyangwa 4, apfa kuhamara iminsi 2 cyangwa 3, apfa kuhamara amasaha 4. Uhita umenya ubwoko bwe, uhita umenya kamere ye yose. Kubera iki? Ntiyishishira kuki amoko yacu tuyagaragaza aho tugeze, kuki tugaragaza inkomoko naho twavuye. Yari yaramubwiye ati ntuzavuga ubwoko bwawe buriya Abayuda turanzwe Ishushani. Arangira avuga ati wa mukobwa uzambemo, yamutoje indi mico. Iyo umuntu yumvira Mwuka Wera ntaba umukobwa w'umwasama. Niyo mpamvu twebwe turabageni bazashyingirwa umwami. Kandi twahuriye hano nk'uko bano bahuriraga Ishushani, duhurira mu itorero ry'Imana kugira ngo duhabwe imyenda n'imyambaro. Iyi nkono y'umwami yari ishinzwe gutanga imyambaro no kuyifurisha. Sinzi niba muri kubitega amatwi, hepfo haranditse ngo kandi Morodekayi yajyaga agenda imbere rw'inzu y'abagore kugira ngo amenye uko Esiteri ameze nuko yaba. Mwumvise ko Morodekayi atajyaga areba hirya, yaravugaga ati nohereje umukobwa wanjye ibwami Ishushani, ntakurikiranye amakuru ye ntacyo naba ndi gukora. Muzasoma isomo riri mu Bibiliya ngo aho kugira ngo abantu banjye bapfe, ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu. Turi mu bwishingizi bukomeye, kuko Yesu yadutanzeho igiciro gikomeye. Niyo mpamvu Morodekayi mureba ntiyigeze atuza. Igihe Esiteri yari ari ibwami yahoraga ku nkike yibaza ngo bizarangira bite. Umva hepfo gato, kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwarika abagore ariko cyameraga amezi 6 bihezura imbiri ibiri, ayandi mezi 6 bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Ikindi cyakurikiraga, maze umukobwa agahera kagasanga umwami, yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami. Icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga nimugoroba akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya kabiri, akarindwa na Sheshigazi inkono y'umwami warindaga inshoreke.
ntiyongere gusubira ku mwami keretse umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Ibi bintu nibyo nifuza nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, niwe mukobwa wabihayire se wabo wa Morodekayi wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse Hegayi inkone y'umwami, keretse Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, ibyo yategekaga byose kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Nuko mu kwezi kwa cumi ariko kwitwa Tebeti, mu mwaka wa karindwi wo ku ngoma y'umwami witwaga Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami kambere. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma mwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Inkuru zacu naha zishoreje. Bibiliya tubwiye ngo aba bakobwa bamaraga igihe kingana n'umwaka ibwami, amezi 6 yitwagaho kwihezura imbiribiri. Bwaracyaga mu gitondo bakambara ubusa kuko bajyaga kugaragariza uburanga bwabo. Babaga baramuhanaguye, yabaga ari inkone. Impamvu yabaga ari inkone, bagatonda umurongo uko ari 127 na Esiteri arimo. Umukobwa akagira inyuma ya mugenzi uko barata imideri muri kureba, nuko akagenda Hegayi yicaye nk'ariya ni ushinzwe abinjira n'abasohoka ya nkone y'umwami, akagenda agaragaza mu maso, akareba igituza, akareba amarebera, akareba inda, akareba imberabero. Iyo yamugeraga imbere yarikubitaga akagaragaza n'iki gice cy'inyuma, akagenda. Uyu mwitozo muzana ureba ku mateleviziyo. Uyu mwitozo bawukoraga amezi 6, witwaga umwitozo wo kwihezura imbiribiri. Barogaga bakisiga amavuta mu gihe kingana n'amezi 6 ngo kugira ngo icyuya cyose bavanye mu bihugu byabo kizabe kimaze kubashiraho. Ayo mezi 6 wayageranya n'umwuka wera w'imvura y'umuhinda abana b'Imana bagomba kumara igihe runaka bahabwa umwuka w'Imana akabanza akabakongoraho ibyaha bimeze nk'imenuko itunukaho, ku buryo uyu munsi umuntu muturana akumva ibyiza nuko yaturana n'umupagani, ku buryo uyu munsi umuntu mugura akantu akavuga ati naba niyo njya kugura n'umupagani ntahenda aracagati. Urumva umunuko? Ubu uyu munsi niba umuntu ashobora kumara imyaka 5 umunuko yavanye iwabo akiwufite no mwitorero, akiri hirya niba yararondaga ubwoko anahageza araburonda, niba arafite uwo yanga anahageza aracyamuziritsa, niba arafite uwo yasambanye nawe ntiyamwihannye ahubwo aracyamukomeje. Kandi tubarirwa iminsi n'amatariki uko bucya bukira. Niba uyu munsi icyitwa icyuya kikikunukaho, imbere birikaba ikinukaho, wowe ukaba utarihezura, nanjye nkaba ntarihezura, icyuya twavanye iwacu kikaba kikituriho, kandi tukaba twitegereje ko Yesu agiye kugaruka. Murumva ibintu bizaduhira? Bishyire ku munzani wawe, nanjye nabishyize ku wanjye. Ariko ikintu ndi gutekereza nuko Imana yifuza kuturemera indi myambaro. Mu yandi magambo, umukobwa yarikubitaga akagenda, ya nkone nayo imugaragarije hano n'inyuma. Iyo wakubitaga uhinduye igice cy'inyuma waragendaga, inkone y'umwami iti nakubonye wikaraze, ariko urwango wari ufite runaka warusubiranyeyo, amafaranga wibye runaka ntiteguye kuyasubiza, uwasambanye nawe nta nicyo witeguye kubikoraho. Uyu muderi bawurataga bose bambaye uko bavutse, kuko babaga bagaragariza uburanga. Yabaga nta bwenge afite, yari inkone. Twahindutse ibishongero by'Amarika n'iby'abisi. Bizageza ryari? Bazajya baduha amavuna n'amavugurura buri munsi, haze n'abandi. Ikibazo mubona hari akantu kagenda kavunguka, uzajye wicara hasi ukore evaluation. Nubona kamere yawe itavaho n'ikinongo, uzahindura uburyo bwo gusenga. Ni inama. Icyo rero navugaga byarangiye, umwami ategetse ati noneho umwaka wose urangiye, aravuga ati mumpereze umukobwa wese yaravuze ati mumpereze umukobwa yagendaga imbere ye. Buri joro umwami yararanaga n'umukobwa. Iyo yageraga mu cyumba cy'umwami umukobwa wagiye, umwami yamaze iminsi 127 aryamana n'umukobwa. Iyo yabaga amaze kureba uburanga bwawe, mwumve hepfo gato, yarakubwiraga ati umaze kubona uko uteye, uzongera kungaruka mu maso ntakwihamagariye nkutumyeho umuntu, nzakwicisha inkota. Iyo bikubwiraga wahitaga uva imbere ye ukajyana iyo ndahiro uzi yuko utamujya imbere ataguhamagaye, kuko yabaga amaze kureba uburanga bwawe. Ntekereza yuko umukobwa, ntekereza ko iyo bagavuye mu cyumba, ubwo bandi yazaga akababwira ati najye umwami yanyemeye rwose, ukuri. Ntekereza ko wabaga atarasanga umwami, agahinda kamwicaga ati naba nawe. Twararanye n'Imana mu bihe runaka. Hari abantu bicaye hano bigeze bagirana ibihe n'Imana bagundagurana nayo.
hari abantu bigeze bagirira ibihe ku mavi barasenga. Ubu ibyo bintu uwakubwira imyaka bimaze bitagiheruka, ku buryo ubwo bubyutse n'iryo vugurura babibarira muri 1998 nibwo umuntu akakubwira ati kera twatereye imisozi ureke ubu ngubu. Kubera iki? Amase ya kera nta giho mu rutaro. Nawe yanditse mu ntambara ikomeye no mufuzo byose ku kigisho cya Zakayo ngo gukiranuka kwa none ntabwo ari ingwate y'ejo. Ushobora kuba warahawe inzozi, warahawe iyerekwa, Imana arakuvugishije binyuze muri Bibiliya, ariko utegereze kuzahamagarwa inshuro ya kabiri, kuko umukobwa wese wavaga imbere y'umwami yategerezaga kazahamagarwa bwa kabiri. Muzi uko byashoje? Aba bakobwa uko ari 127, Esiteri ageze imbere y'umwami, haranditse ngo aramushima, aramukunda, aramukundwakaza, amurutisha abagore bose, bituma mwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Uko byashoje kwizi inkumi 126 zasigaye, nta mukobwa n'umwe wigeze asubira iwabo, yarapfaga bakamushyingura ibwami kubera ipfunwe. Iravuga ati se ubunsubiyeyo ntibangaye bakanegura. Umuntu wateye intambwe yo kuva ku nzoga bigakunda, undi agatera intambwe yo kureka inyama bikamukundira, aho arakubwira ati jewe nsubiye ku kabari abasinzi banegura. Koko dufite ibintu twahiritse inyuma yacu, ariko dukeneye n'ibindi, no kumenya ibindi dusabwa ngo umwuka w'Imana duhindure. Byashoje izi nkumi, umukobwa arapfaga bakamushyingura, undi agapfa bakamushyingura, ibyo baryaga ibwami nta wabibishyuzaga, byabaga ari iby'ubuntu. Ubu uyu munsi nta muntu uzigera ugurisha ibi bibwirizwa. Abakuru b'itoro n'abapasitoro bazajya biyuha icyuya ngo barebe ukuntu bagaburira umukumbi. Ibiryo bizajya biboneka ibwami, abakobwa barye bafutare, ariko umuziro uri mu gutekereza iherezo ryawe. Aha abantu benshi bazagwa mu itorero ry'ukuri Imana yari yaratanzemo imbaraga n'ubutumwa buzima, ariko kubwo kwanga imiburo. Ikintu cyose wumvise bavugiye hano ku ruhimbi, n'itangazo ryo gutanga umusaruro, n'iryo gutanga amaturo yo kubaka urusengero, akana kariko kose umenyeye hano kagusaba kwitunganya no kwisiga amavuta ngo uzaba umugore ushyitse, jya ugashyira mu bikorwa kugira ngo ubaze Imana ngo ni iki gisigaye nacyo ngishyire mu bikorwa. Icyampa Imana kura y'amanywa, umwuka w'Imana akajyana natwe, akatumurikishiriza mu maso ye. Icyampa Imana yo kabyara ikazaduha gusoza urugendo rwacu amahoro. Wibaze nawe abo bakobwa uko 120 kumva Esiteri wenyine, kubera iki? Yari yarabonye undi mubyeyi. Nitutabona ubundi buhake n'izindi mbaraga zikorera mutwe zitandukanye n'izo twabayemo imyaka myinshi, bizatubere bibi. Mana nsenga, ubutumwa mbutambukije ndi imbere y'iri teraniro, mwebwe simbarusha ubwenge, nanjye ndimbata mugenzi wanyu, si ukubabwira ko ibi bintu jyewe namaze ubu ngo ndi ahaha, oya. Nagishyize imbere yanyu ngo tukiganireho, numbaza ngo mbisomye kandi wari ufite Bibiliya, ubwo uraza kuba ushaka kuzana impaka no kungenza. Nyemerera umwuka wera w'Imana akantu yagufashishije abari kufata ibyo nigishije nabi bijugunye ntibikureba, ukumva ubuzima bwawe n'imibereho yawe yose nabivugiye ku ruhimbi, ukavuga ati ndashaka kwihana ku Mana, kandi niba Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi nambabarira ibyaha byanjye, ubugingo buhoraho sitombora. Ukavuga uti ndifuza ko njya mu maboko y'Imana kuko narirwaniriye biranga, ndasaba kugira ngo nihane byihanike. Niba ushaka ko bagusengera ukaba ukeneye ku mwuka wera, uwo mbabwira ntama w'Imana arakicaye ku ntebe y'imbabazi, hagarara hano imbere bagusengere, nanjye numvireho. Uhoraho Mana yacu, nanone abana badukomeje kunezezwa no kuba imbere yawe, twifuza kuguhesha icyubahiro kigukwiriye, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane ijambo ryawe waduteguriye kugira ngo uyu munsi turyumve kandi turyumvire, riratunaguye. Turagusabye kugira ngo dukomeze kunagurwa nawe, uko uyu munsi waduteguriye turabishimye, uhabwe icyubahiro. Uhora udutegurira ibyiza byinshi, turagusabye ngo dushoboze gukomeza kwibera mu biganza byawe, kugira ngo dukomeze kumva Data mwiza duhiriwe nawe, kandi atari ku munwa gusa ahubwo bivuye ku mutima. Twese ko twirira mu hangaha Data, uzi buri wese by'umwihariko, uzi icyamuzanye hano, uturinde kuza tuhuruye, ujye uduha kuza tugusanze utureba ukatwishimira.
by'umwihariko tumaze kumva ijambo ryawe. Hari abateye intambwe bamaze kuryumva bumva bakeneye guhaguruka bagasengerwa. Buri wese azi impamvu imuteye guhaguruka. Data uhire kwifuza kwe. Uko ahagaze hano imbere yateye intambwe, uri Imana ireba ikamenya byose kandi usanzwe ubizi. Ndagusabye ngo umwana wawe uhagaze ahangaha akenewe gusabirwa umugisha n'imbaraga yo kunesha muri iyi si turimo iheruka. Ndakwinjiza Data mwiza ngo umurebeshe amaso y'imbabazi, maze izina rye uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Umwereke yuko wishimiye guhaguruka kwe, umwereke yuko Data mwiza wumvise kwifuza kwe, maze imbaraga yawe kiva ava ahangaha yuzuye kandi ayitahanye. Muhe gutahana imbaraga yawe rero, kandi Data mwiza umurinde gusubira inyuma. Urinde buri wese uhagaze ahangaha, harimo abana batoya bahagurutse banejejwe no guhaguruka, bataramenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Data uhire intambwe zabo, intambwe zabo ntuzirengagize mwami. Kandi umukuru wese wahagurutse n'aba bana batoya, ndakwinjize mwami ngo ubarindire mu buntu bwawe. Buri wese aho yatsindirwaga umwambike imbaraga yo kuhaneshereza. Buri wese ikiri ku mutima we arimo atekereza cya kindi yatekereje agahaguruka, ukimutsindire mu izina rya Yesu. Ni ukwenda kwinginze ngo iyi ntambwe uyishyire muri cya gitabo cy'urwibutso, ngo ubwo abera bazaba bahagaze imbere yawe, aba bana ko gutera intambwe baza hano imbere bazaboneka imbere yawe bari mu bera, maze banezerwe iteka ryose. Iteraniro ryose Data twese twahagurutse, utwinde guhaguruka kubera gutinya amaso ya bagenzi bacu. Uwahagurutse wese ye guhaguruka abitewe nuko yahagurukirijwe gusa, ahaguruke kubwo kumvira, ariko anahagurukire kubwo kumvira ijambo ryawe. Abe ahagurutswe nuko Data yumva ko nawe akeneye kuba mu biganza byawe, umubereye umuneshi, umwuzuza ibyiringiro by'uko ku iherezo rya byose azaboneka mu baneshi. Turagushimye mwami, aya masaha yose tumaze ahangaha ye kutubera impfabusa. Udushoboze gufata icyemezo cyiza, ubudasubira inyuma. Udushoboze Data mwiza kumvira ijambo ryawe, amatwi yumviraga umwanzi azibwe, amatwi akumvira azibuke. Turagushimye mwami rero, ukomeze guhira kwifuza kwa buri wese, kandi umugaragu wawe watwohereje ngo azabane natwe ibyumweru 2. Data ukomeze kubana nawe, uzabane nawe mu gihe agiye kumara ahangaha. Turaza kongera kubisubiramo tukwinginga, ariko mwami uyu mwanya uzatwibukire. Nawe ubwo ahagaze ahangaha turi kumwe, uzadusangiza ikamba ry'ubugingo. Urakoze ukomeze gusaba kwacu ngaho byose bigende nk'uko ushaka, ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen.